ayo yaba wamenyaga igihe bazakugotera, bazagusenya rwose, bazakurimbura, nta n'ibuye rigeretse ku rindi bazagusigira. Ayiwe, nimuvuze induru, nimurire muboroge, kuko bazakurimbura rwose. Abapfumu barakubeshye, ariko wajyaga wibwira ngo urakomeye rwose, ngo ufite uburinzi bukomeye ndetse n'intwaro zikomeye. Iyaba wamenyaga igihe umwanzi yakugoteye, dore iyo akugose imbere n'inyuma, azagusenya rwose, azakurimbura rwose. Ayiwe, umuyaga w'iburengerazuba, serwakira, ibyo nabyo ntibizakorohera, kubera ko umubisha akugenda runono. Dore abana bawe, inshuti zawe, abavandimwe bawe bakugambaniye rwose, bagutaye mu gaco kugira ngo bakurimbure rwose. Ibyo waruhiye, imidugudu wubatse, amazu yawe, amataje yawe bazayarimbura rwose, nta kintu na kimwe bazagusigira, bazahasigara umusaka. Imidugudu n'imirwa bazabitwika, bazahasenya rwose baharimbure. Ese ko umupfumu yakubeshye, indagu ze zikaba zitareze, n'insinzi kabura? Ese ko wibwiraga ko imandwa ziri ku murinzi, none zikaba zagiye ku mucyuro, intsinzi uzayikura hehe? Ese ko umucaca wo hakurya y'inyanja wahuye no hakurya y'uruzi, ese intsinzi zava hehe? Umupfumu nagushuke, kuko umwanzi yaguteye kandi yakugose, azakurimbura rwose. Ntiwibwire ko ukomeye rwose ngo wishuke, ngo ufite ibikoresho bihagije, ufite intwaro zihagije, cyangwa se wibwire uti ufite uburinzi buhagije, kuko umwanzi rwose ntabwo azakorohera, azakurimbura, azagusenya rwose. Uribwira ngo urakomeye cyane, ngo ufite inshuti, ngo ufite abavandimwe, ufite abana, nibo bazakugambanira, kuko bakugose rwose, bakugambaniye, bagiye kugusenya rwose. Uririwe nturaye, kuko nta myaka itatu ufite. Bakugose, bakurimbuye. Ese ko imandwa zo ku murinzi zitakiriho, urazibariza hehe? Abapfumu b'iki gihe se ko batakiragura ngo babone intsinzi? Ese uzabaza urugimbu narwo, urugimbu ko rutakera ngo rutange intsinzi? Uzaraguza amahembe, uzaraguza amasimbi, uzaraguza ibicu, uzaraguza inyenyeri, uzaraguza gifaru, uzaraguza inzogera, ikinyuguru, uzaraguza imandwa za hehe ko nazo zigendeye? Ese umuraguzi w'ukuri uzamukura hehe? Umupfumu yarakubeshye ngo urakomeye rwose, nawe mu mutima wawe wibwira ko ukomeye cyane. Umupfumu yarakubeshye, akubwira ko utazaterwa, akubwira ko ntaho umwanzi azamenera. Umupfumu yaraguteye, akubwira yuko ufite imbaraga kandi ukomeye, ariko ndakubwiza ukuri yuko umwanzi akugera amajanja, umwanzi arimo kukugenda runono ngo akurimbure. Ibyawe byose asiga bisenya, ibyo waruhiye imyaka asiga birimbuye rwose, asiga atwitse umurwa, asiga atwitse imidugudu, amataje yose asiga yarimbuye. Ibikorwa byawe bikomeye cyane arabisenya birimbure, hasigara umwirara, hasigara amatongo, hasigare hatuye ibihunyira n'inyamaswa, kuko umudugudu wawe wiraye rwose, ukagenda ukidamararira, ugasinzira, ukanywa, ukarya, ukaryama, ukibwira uti ndakomeye, mfite intwaro zikomeye, mfite abarinzi bakomeye. Nyamara dore umwanzi wawe arakugenda runono, yakugambaniye rwose, agiye kugusenya kurimbure, kuko yinjiye mu nshuti zawe n'abavandimwe bawe n'abana bawe ngo bakugambanire, bagusenye, bakurimbure rwose, kandi ntabwo uzabirokoka. Nimurire muboroge, muvuze induru, kuko ishyano ryaguye. Bazahatera rwose, bazahanyaga, ariko ntibazaharokoka.
amahanga menshi, ibihugu byinshi bizazunguza umutwe bivuga ati ye baba ninde watabara. Ese abajyanama bawe ntibagikora? Abapfumu bawe ntibakirikwa? Ese ko n'abakuraguriye nabo bakubeshye? Barakubwiye ngo uzahirwa rwose, ngo uzakomera. Ese gukomera kuri hehe? Dore kurimbuka kuragusatiriye, intorezo igeze ku birenge byawe, urupfu rurihuta cyane rugusatira, ariko wowe ntubibona. Dore umwanzi yakugose imbere n'inyuma, yakugotesheje ikirundo cy'amahwa, yakugotesheje ikirundo cy'amabuye, agiye kugusenya kandi azakurimbura. Iyaba wamenyaga igihe umwanzi yakugoteye, iyaba wamenyaga yuko umubisha akugera amajanja, iyaba wamenyaga yuko nta myaka 3 ufite, kuko umwanzi wawe yamajije kukugambanira, agiye kukurimbura mu myaka 3 yonyine, arakurimbura kandi aragukura ku ikarita y'isi. Iyaba wamenyaga. Ese ko abapfumu b'iki gihe n'abahanuzi n'abashitsi n'abakonikoni n'abarozi bibwira ko imandwa ziba ku murinzi, ariko ndakubwiza ukuri, imandwa ntabwo zikiri ku murinzi, zimukiye ku mucyuro, ari we bita umubagabaga. Ngenda guha intsinzi, uzende umucyuro, maze uwita umucyuro buhoro, ugende uwukubite mu marembo. Benshi babyita ubuhanuzi, abandi bakabyita indagu. Bamwe bifata nk'isaha igihe kizagera bamenye ko isaha igeze, abandi bifata nk'amagambo y'amateshwa yashyizwe aho ngaho, ndetse n'abadatinya kuvuga ko ari ibihimbano byahimbwe n'abantu bakabyitira umugabo wari wazi nka Magayane. Havuga byinshi cyane kuri ibintu byitwa indagu cyangwa se ubuhanuzi bwa Magayane. Magayane wabayeho mu myaka yashize ngo yavuze ibintu byinshi bizabaho ku ngoma zagenda zisimburana ku butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, agira kuzashyirwaho nyuma ngo n'abazungu. Uwo ninde? Abenshi mu barwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bifashisha aya magambo bitirira Magayane cyangwa se bavuga ko ari ubuhanuzi bwa Magayane, bakavuga yuko ibaye mu Rwanda ari ubuhanuzi busohoye. Muri iyi minsi hashize iminsi avugwa iby'urupfu rwa Perezida Paul Kagame, abandi bakavuga ko arembye, ibyaje kunyomozwa n'inzego z'umutekano mu Rwanda, ndavuga RDF, ndetse bikananyomozwa na guverinoma y'u Rwanda binyuze mu muvugizi wayo Yolande Macron. Gusa ku nkuta nkoranyambaga nyinshi cyangwa se izo mbuga hari amakuru yagendaga avugwa. Magayane yarabivuze, birimo gusohora, ni muri imaze iminsi bivugwa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, byinshi byagiye bivugwa muri ubwo buryo. Ariko se mu by'ukuri Magayane yavuze iki? Kayumba Faustin Nyamwasa, uyu ufite ipeti rya general ariko waryambuwe bitewe n'ibyaha akurikiranwe birimo no gushaka kugambanira igihugu cy'u Rwanda, aba muri Afurika y'Epfo, ngo ni umwe mu bantu b'ingenzi bashobora kuzafashwa kugera ku butegetsi. Cyril Ramaphosa, perezida wa Afurika y'Epfo, wari yemeje kuza gufasha Tshisekedi Tshilombo muri no rugamba. Ingabo za Afurika y'Epfo zikigera muri Afurika y'Epfo, hemejwe yuko ngo bari gutegura undi mugambi kuzagaruka muri Kongo kurwana. Wibuke Kayumba Faustin Nyamwasa igihe abwa ijambo muri Afurika y'Epfo mu itangazamakuru yagaragaje neza yuko igihugu cy'u Rwanda cyo kurwana gutaga kuri Republika ya Kongo, ndetse ko igihe kigize kugira ngo habeho impinduka ngo abuhure abanyarwanda baboshywe, niko yavuze. Ibihugu nka Leta Zunze za Amerika nabyo bimaze iminsi bivuga yuko biri mu mushinga ukomeye cyane wo guhuza u Rwanda na Kongo, ariko kandi nabyo bishinja u Rwanda kuba muri Kongo. Ngibyo kujya muri Kongo, iby'intambara mu Rwanda, ibyo kwica Perezida Paul Kagame n'ibindi byavuzwe, ngo byavuzwe na Magayane, ariko buriya ntabwo ari igihimbano. Muri uyu mwanya tugiye kugaruka kuri izi ndagu za Magayane, tugaruke n'ibivugwa n'abo hanze y'u Rwanda ndetse n'ibisubizo u Rwanda ruha abo ngabo bifuriza ikibi u Rwanda n'iterambere ry'u Rwanda. Turagaruka kandi nanone ku byo Leta Zunze za Amerika n'ibihugu z'amahanga birimo gukora kuri iyi ntambara hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Kongo, intambara y'amagambo, ndetse n'intambara hagati ya 23 abakongomani bavuga imwe y'Ikinyarwanda n'igihugu cya Repubulika ya Kongo, n'uburyo benshi babona muri iyo mboni cyangwa se mu mboni y'ubwo buhanuzi cyangwa se indagu za Magayane. Reka ngo ikaze tugende ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze.
byagorana kugera gutya ngo uvuge ko ibi bivugwa gutya cyangwa se muri buno buryo atari ukuri cyangwa se ari ukuri, bitewe n'impamvu eshanu ngiye kukubwira z'ingenzi. Impamvu ya mbere ituma byagorana kwemeza ko ibivugwa atari ukuri cyangwa se bitari ibya nyirabyo Magayane, nuko Magayane yabayeho atari igihimbano. Uyu Magayane yabayeho mu myaka yashize ngo ndagenda bikubwira, ndetse n'ibyo yahanuye birasohora. Abibwiye bamwe muri abategetsi b'igihugu cy'u Rwanda mu myaka yashize. Uyu Magayane kandi ngo nuko ari n'ibyo yivuzeho nawe ubwe bikaza gusohora. Impamvu ya kane ngo nuko Magayane ibyo yavuze ngo ari bamwe bitashimishije mu butegetsi bwa Habyarimana, ariko amaherezo nubwo babyanze bikanasohora. Impamvu ya gatanu nuko ngo ubuhanuzi bwe cyangwa se indagu zizakomeje kurindwa mu buryo buri oral ndetse no mu nyandiko, bukabana n'uyu munsi ngo bukira umwimerere. Ibyo byose ndaza kubyibandaho cyane cyangwa mbitindeho, ariko kandi nanone bizagorana cyane kubyemeza ko bisohora cyangwa se bizasohora bitewe n'izi mpamvu eshatu z'ingenzi. Impamvu ya mbere nuko yifashisha buno buhanuzi ngararwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Kabiri, none kandi nuko abasobanura buno buhanuzi busobanura mu buryo bwose bashaka. Gatatu, nuko ngo ubuhanuzi cyangwa se izi ndagu za Magayane harimo ibimenyetso byinshi byagorana kubisobanura cyetse nyir'ubwite ari ubyisobanuriye. Nareka twimbike neza tujye muri izi ndagu cyangwa se ubuhanuzi bwa Magayane, tumaze dusobanukirwe neza indagu icyo ari cyo. Ubundi indagu ni ibiba bivugwa cyangwa se niba bivuzwe biturutse mu kureba kure ahazaza, bimenyesha abariho ibizabaho mu gihe cya kera, ariko bikanyura mu buryo byitwa kuragura. Akenshi ibi ngibi byabagaho mu muco nyarwanda mu byitwaga kuragura. Kuragura ni umuhango wabagaho cyangwa se na n'uyu munsi ukibaho hamwe na hamwe, ufite aho uhuriye n'Imana z'i Rwanda. Mu gihe ubuhanuzi nabwo bumeze nka gutyo, buvuga ibizabaho bitari byaba, bubirebera kure ariko ngo yishingikirije ku Mana. Magayane rero izo mpande zombi zibonekamo. Uruhande rwa mbere avuga ko ari indagu yaraguye, ngo kuko akenshi Magayane abenshi bamutekerezaga nk'umuntu iwabo baraguraga, nyamara abandi bakifata nk'ubuhanuzi kuko Magayane uyu nguyu mu buzima bwe yari umupresbyterienne, abandi bakavuga ko yari umupatista. Ubwo rero abavuga ko ari indagu bafite icyo bashingiyeho, navuga ko ari ubuhanuzi baba bafite ibyo bashingiyeho. Magayane yabayeho cyangwa ntiyabayeho ni icyuka. Magayane yabayeho. Magayane yabaye mu myaka yashize, ndetse mu byo yahanuye ibyinshi muri byo ngo byarasohoye. Yitwaga kandi Sezibera. Magayane yari umugabo w'impano y'ubuhanuzi ukomoka mu karere ka Gatonde mu cyitwaga Ruhengeri. Mu mpera z'ikinyejana cya 19 yavukiye mu muryango w'abahinzi n'aborozi, gusa agize ubuzima burangwa n'udushya n'ubuhanga butangaje mu kubona ejo hazaza h'igihugu, niko bamufata. Magayane kandi yamenyekanye cyane mu mateka y'u Rwanda kubera ubuhanuzi bwe butandukanye. Indagu nyinshi z'uyu mugabo zagiye zigabukwaho cyane, harimo nubwo yahoraga avuga ndetse nubwo nawe yivuzeho. Yavuze ku byabaye mu 1994. Yavuze ndetse n'uburyo bwo kohora igihugu cy'u Rwanda nk'uko bamwe babyizera, ndetse avuga ngo n'uko ibindi byagomba gukurikira ingoma ya Juvenal Habyarimana n'abagomba kumukurikira. Ndifashisha ikinyamakuru cyitwa Igihe, ariko reka duhera aha ngaha. Mu byo bwana Magayane yahanuye cyangwa se yaraguye, harimo ibyo yaraguriye Prefet Zigira Nyirazo, muramu Habyarimana, akimara kumva ko nta kabuza ngo hari abo hanze bazatera cyangwa se aho witaga abanzi b'igihugu bari mu bwoko bw'abatutsi bifuza kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda, bagabwirwa yuko ngo bazafata igihugu cy'u Rwanda, nyuma ariko ngo bakazarwirukanwamo. Niko ngo Magayane yavuze da, ngo rwirukanwe n'umuzungu wari ubahaye. Zigira Nyirazo yatse insinzi avuga ko atifuza ko igihugu cyabo giterwa. Magayane ati kereka Habyarimana yeguye igihugu akagiha abanyenduga, kuko ngo nibo baza amacenga yabo ngabo, bityo mwebwe mukicara. Zigira Nyirazo yavuze ko bafunga Magayane. Magayane ngakigera mu buroko mu 1930 yabwiwe amutegekaga ati wa kane nzapfa maze kurya imboga. Niko byagenze kuko yahawe imboga z'isogo yakundaga, ariko wa kane jedi maze arapfa. Yanabwiye n'uwo musoda wamutekeraga ko azagwa mu maguru y'abagore, ariko byabaye uwo musore yagiye gusambanya umugore w'undi mugabo, ategerwa ku irembo bamutsindaho. Ibyo hanuye bindi nibi yabwiye ambasaderi Kagenza Alphonse muri Nzeri 1972 ukayibanda uzengurutse u Rwanda rwose, ngaribuka isabukuru y'imyaka 10 y'ubwigenge ko ari basezera ku banyarwanda ko nta myaka 3 azamara ategeka, ko nategura nimva itazaboneka. Yabwiye Kanyarengwe Alexis bazahunga akambuka Akagera. Gusa ubuhanuzi yabwiye Kanyarengwe Alexis
yavuze nyuma ubwo yahanuriye Kayibanda uri itegetse igihugu cy'u Rwanda Gregoire. Ibi byaje kumubaho koko ngo nibyo Magayane yari yaravuze. Uyu muribuka ko urupfu rwe rwabaye urupfu rwatunguranye kandi rubabaje nyuma yo gutabwa muri yombi n'uwari umwe mu basekere bakuru mu gihugu cye Juvenal Habyarimana, ubundi akamwicisha inzara sinakubwira. Ariko kandi nanone inganurira Kanyarengwa Alexis ko azahunga akambuka Akagera akagaruka Rwanda akazitwa umutegetsi ngo wa Nyirarureshwa akabona ibi n'ibyiza nyuma agapfa adahinwe azizindwa indaramabuno. Yavuze ko hari abazungu bagiye gufungirwa mu Ruhengeri ngabandi batasi bazabakurikira bakagwa kuri Muhungwe. Ibyo nabyo byarabaye. Abacancuro bashatse gufata Kongo banyuze Goma mu mwaka w'1978. None nkuko byavuzwe na Magayane witwa Lizinde yari yabahaye ikaze, ariko ahita bata muri yombi bafatirwa mu mahoteli mu Gisenyi bafungirwa mu Ruhengeri. Nyuma y'aha abandi bakoreye plan yo gufata Rwanda na Kongo zombi muri parike y'Ibirunga muri Ruwindi. Baje mu Rwanda n'ibyuma kabuhariwe ifotora indege bagusha muri komini Kanama mu Bugoyi ni Gisenyi uyu munsi cyangwa se Rubavu hafi ya Muhungwe. Magayane yahamagariwe gukora animation abamamaza banacengeza amatwara ya Muvoma ati wabyinnye nkubito y'imanzi Rudahigwa na bwenge nyakuri Kayibanda ntiyabyinira Muvoma izanywe n'abungura bazubika u Rwanda. Utwa Burugumesitiri Kabarira bahise amufungira mu kasho amuza gupfobya MRND. Icyo gihe MRND niyo bakoreraga Muvoma, anatuka perezida wayo ngo ni umwungura w'umushyushye. Nyuma y'icyumweru baramurekuye. Magayane abwira Kabarira ati umfungira ubusa kwawe nawe uzafungirwa hatava izuba. Ngo bwarakeye basanga Kabarira yarariye imisanzu ya MRND yafungiye muri prison speciale mu Ruhengeri. Magayane yabwiye Theoneste Lizinde ati gujye kuzafunganwa n'abantu bambaye utubuye tubengerana ku ntugu mukazashyirwaho wajyaga ufungira abandi. Bwarakeye ngo Lizinde avumbura imashini yakoraga amafaranga. Iyo mashini yari ihuriweho n'amajyambere n'ibindi bikomerezwa. Lizinde abigejeje ibukuru bati uyu muntu azabwira abanyamahanga akari murori bati mwohereze Zimbabwe. Navayo tuti yateguraga kudeta ahita afungwa. Yabwiye Lizinde ati tumeto cy'ifungwa ryawe ni umwana uzabyarwa na Madame Habyarimana ari Kimara. Byarabaye burya mu Madame Habyarimana yabyaye umwana w'ikimara udafite ubwenge. Uyu munsi ngo kibyita Kimara, umwana utuzuye mu mutwe ufite ubumuga bwo mu mutwe. Byarabaye uwo mwana avukira mu Bubiligi baramuhishaga. Na cyumweru cyashize Lizinde atabwa muri yombi. Magayane ati Lizinde nufungurwe n'ingabo zizaturuka hanze uzicarana nazo akanya gato uzahunga zabutsinda hanze. Magayane yabwiye nanone witwaga Jida Chef uyoboraga gereza ya Ruhengeri witwaga Sembagare ati uri Gikenya ntuzisazira. Bwarakengagi wabo imuramba Gisenyi. Inkuba itangira itagira amazi ihita imwasa. Imvura yatangira kugwa gake gake irakubita nk'ikimukubita aho ngaho. Magayane yabwiye undi muyobozi w'iyo gereza Ajida Cyarahani ati uzicirwa muri iyi prison umwaga wawe uzashira aha ngaha. Ubwo niko byagenze. Yabwiye abanyururu bagenzi bati iyi myenda mubona y'umukara twambaye izasimburwa n'ibara ribengerana. Uko niko byagenze. Imyenda y'abanyururu bambaraga y'imikara yaje gusimburwa n'ibara rya rose. Yarongeye ati ihohozwa ry'iyi prison rizabanzirizwa no kuma kw'igiti cy'inganzamarumbo mubona imbere ya gereza. Ati hano mu nzu ndani hazinjira ihene izaherekeza abashyitsi. Nuko rero ubwo bwarakeye bagiye kubona abona igiti kiriyumishije cya giti cy'inganzamarumbo cyabaga mu marembo ya gereza yitwa Pirizo. Naho ubwo Musenyeri Nsengiyumva igihe asuraga gereza ya Ruhengeri ngo yibagiye gukinga ihene irabinjirana. Nijoro bumva iramena amasafuriya iry'ubugari. Nako kandi hebeba. Magayane ati ngicyo ikimenyetso mwatashye. Ariko abazahungira Rwabeya muzashira. Abahungiye ngo Rwabeya rero byagenze gute? Igihe gereza ya Musanze cyangwa se Ruhengeri yafatwaga abari muri gereza bagafungurwa. Abahungiye mu gace ka Rwebeya Musanze bahuye n'abacodo ba Mukamira cyangwa se abakodo ba Mukamira baze kubohora Ruhengeri.
ubundi rero ngo bahise bamena haba urusoro rw'amasasu babita inyenzi bapfira gushira kubera atahwemye kwikomya ingoma ya Kinani. Byateye ubwoba abayobozi ba gereza ya Ruhengeri bahitamo kumushyikiriza ibiro by'iperereza ngo yisobanure. Uyu yasabye Habyarimana n'ibyegera bye ko baza maze akabagezaho ubuhanuzi buhita bufatwa kuri za kasete buranandikwa. Dore uko yavuze icyo gihe ati: wowe Habyarimana ndagukandagiye, ugiye kugwa mu kibuga gikikijwe n'imifunzo kandi nupfa Kigali izuzuramo intumbi agahiri. Ibimenyetso ni abazungu bazaza kugukanga, nawe uzashyira mu bitugu byawe umushorishori umugore w'umugambanyi. Inyamaswa y'ihembe rimwe izaba ibiyogoza mu rukiga na Ndorwa. Iyo nyamaswa izakwira u Rwanda imena amaraso menshi, izaguhitana nta kabuza keretse weguye. Habyara ati: ye ngo ushaka insinzi. Magayane ati: ntayo. Ati: ubutegetsi bwawe uzafatwa n'abavantara bazigira kino gihugu, nyuma bazakivanwamo nk'ubufindo. Magayane ati: uzasimburwa na Rusukumo ruzamara amezi 3, akurikireho Bihwahwa wo ku ruzi rw'iwanyu, nyuma ye ngo hazategeka Rwabujindiri rurya ntiruhaga. Urwabujindiri azajegezwa ihembe inshuro enye, irikwa rya Bujindiri ngo rizagenda ritya. Ni Magayane ati: azaraswa umwambi w'igishirira na bene nyina ari mu Bugesera, nyuma hazameneka andi maraso menshi. Noneho Rutuku wamuhaye ngo ubutegetsi ashyireho umusaza ushesha kanguhe uzaba ari nyuma y'igihugu, azana ihumure acyure Rukara rw'igisage ruzabyinirwa bigatinda. Uyu murongo uvuga ibya Rwabujindiri ngo abenshi barwanya leta y'u Rwanda bawukoresha bashaka gusobanura ibyo bifuza, nyamara ngo batazi icyo Magayane yashaka kuvuga nyakuri. Ati: abantu bazaba baragiye ishyanga bose batahuke, aho umunezero n'uburumbuke n'amahoro ya nyayo. Ati: uko bizagenda ngo Rwabujindiri igeze mu marembera, hazaba isubiranamo by'abicaje ku ntebe, hazabaho inzara, agahinda n'agahinda no kwiyahura, hazabaho urwikekwe yewe n'umwana azatinya se na nyina, hazabaho amarira yuzuye intango ku bari mu bihome, hazabaho ibisahiranda birya karibwa n'akataribwa. Bazakora ishoboka byose ngo batsinsure rwara rw'umugara rubundikiye mu mashyamba, nyamara nabyutse umugara igihugu kizabyara igihunyira. Bazafatanya n'abanyamahanga nyuma y'ibezero, ahubwo intambara yongera itangire ikazagarikwa na Loni ya gatatu. Magayane ati: Urutuku uzaza agagara hagati y'abazabarwana n'uzatoranya umutegetsi, hazabaho inyoni z'uducurama zizarika mu biti byabo bicaje ku ntebe, hazabaho ibika ry'isake isura urwino itigera ku mutambiko w'urusenge, hazabaho abandi bazahanura nkanjye bakabizira, hazabaho ihene izabyara sekurumenwi zange konka, umwami w'ishyamba azaza kwiba. Nyamara abenshi mu basobanura buno buhanuzi ngo bose bisobanura mu buryo bashaka. Uwo yise rwara rw'umugara rubundikiye mu mashyamba ngo yavuga igihe ishyamba ziba muri Kongo zihurije hamwe FDLR, FRN, P5, Runana n'abandi benshi ngo biri mu mashyamba ya Kongo, ngo nibo rwara rw'umugara rubundikiye mu mashyamba. Abandi bakavuga ko ari Kayumba Faustin Nyamwasa. Havugwa byinshi, ariko se mu by'ukuri koko ubuhanuzi bwa Magayane busobanurwa bute? Aho byita ubuhanuzi bavuga yuko ibi yabyeretswe n'Imana kandi ngo bizaba byanga byakunda. Abandi bakavuga ko byarangiye kuba ndetse ko indagu ze zeze abazita indagu. Ikinyamakuru cyitwa Igihe ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu 2012 ku isaha y'isa 3:24 banditse amakuru cyangwa se banditse bagaruka kuri ibintu byahanuwe cyangwa se indagu za Magayane, bagaragaza neza ibyo yavuze ko bimwe byabaye ndetse n'ibindi bizaba. Abajya impaka bazigira kuki? Ibindi Magayane yavugaga abantu bakomeza kugarukaho ni nko kuba ibintu bizadogera, imisozi igasigara ari amatongo, ingo zararitswe n'ibihunyira, kandi kuzateka u Rwanda amahoro akarama azaza aturutse hanze, ndetse ko u Rwanda ruzaba igihugu cyiza. Akarangiza avuga ko abaza mu gihugu bazabahirwa. Hano rero bakunze kuba impaka nyinshi, abantu bateraniye buri wese yizeye undi, bakagira ikiganiro bisanzuye, bagasesengura ejo hazaza h'u Rwanda. Bamwe bakavuga bati ibintu bizaba ari bibi cyane, batahubwo se Magayane ubwo
ibyo yavuze mwari mwabibona, bati buriya nta cyabaye kuko u Rwanda rutarabohorwa n'abavuye hanze kandi rukaba rutaraba rwiza uko yabivuze. Abandi babashije yubakamo icyizere, optimist, positivist cyangwa se realistics, bati Magane yabivuze ukuri, ishyano ryaraguye kandi koko u Rwanda rwarashibutse rwongeye kuba igihugu cyiza kandi rutegetse n'uwaturutse hanze bo bari baraheje ishyanga. Ishyano Magane yahanuye ngo ryarabaye uko ryakabaye, ritangiye gihamya ariryo yahanurwa ry'indege ya Habyarimana ryaribanjirije. Nta wundi Habyarimana uriho, ati nta n'uzigera abaho. Ntashidikanya ko indagu za Magane ndetse wazibagiwe cyangwa zazibariwe nabi ngo zaba zarasohoye cyangwa se zareze. Byaba kuri Magane yavuze byategerejwe biratinda. Gusesengura indagu nko gusesengura inzozi bisaba ubuhanga nka bumwe bwa Yosefu wo muri Bibiliya wajyaga arotorera Farawo. Iyo bavuze igihugu cyiza ngo uvuga ko baba bavuze igihugu kitagira ibibazo, oya, icyo gihe bavuga paradizo. Kandi Magane sibyo yavuze. Iyo bavuze igihugu cyiza kandi nabo bavuze igihugu buri wese akize, oya, icyo gihe ntiyaba ari indagu, zaba ari inzozi, kuko muri iyi si nta gihugu kitagira abakene. Byari bigoye kugira ngo wakwiyumvisha ko u Rwanda rwajya rugeze muri iyi myaka niyo ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana. Ariho benshi bahera akavuga ko izi ndagu za Magane zeze. Kubera iki bamwe bihuza n'iko mu burasirazuba bwa Kongo n'ibiri muri kino gihe ndetse n'amahanga ari kugenda byivangamo? Reka twumve ibyo abandi bavuga, ariko kandi nanone tunjye dushimangire kwizi ndagu za Magane cyangwa se ubuhanuzi bwa Magane. Abenshi bisobanura uko babashaka ndetse n'ibyo biyumvira n'ibyo babona. Niyo mpamvu kubihuza n'ibi tugiye kureba, hari bamwe ngo baba barengereye cyangwa se afite amaso ari babugufi, babivuga nka gutya. Kuba intambara muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje gusunikirwa ku Rwanda, byagiye bigarukwaho n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, bakavuga yuko ngo ari iherezo ubutegetsi bw'u Rwanda buri kwishyiriraho. Ndafata ingero. Uwitwa Generali, takiri Generali kuko iryo peti yaryambuwe, ni Kayumba Nyamwasa, wibera muri Afurika y'Epfo. Agana ikinyamakuru cyo muri Afurika y'Epfo yagaragaje neza ko iyi ntambara yo muri Kongo atari y'uyu munsi. Kuri we, iyi ntambara yatangijwe n'ingabo z'u Rwanda RDF mu myaka yashize, bakurikirana bitwaga FARC, bari barahungiye muri Kongo, ndetse na n'uyu munsi ngo niyo turufu bakoresha. Akavuga yuko kandi nanone umushinga mugari w'abashaka ari kwiyura mu biyaga muri Kongo. Yavuze bimwe mu bigo ndetse n'inganda ngo zikoreshwa mu gucukura mu biyaga muri Kongo. Ibyo leta y'u Rwanda yarabyamaganye, ivuga yuko kandi ibinyamakuru bihereza Kayumba Nyamwasa umwanya ngo avuge nabyo bishyigikiye ingengabitekerezo no kurwanya leta y'u Rwanda. Kabiri, witwa Michel Alonge, uyu ni umunyamakuru uzwi cyane wabanye na Patrick Karegeya ndetse na Kayumba Nyamwasa. Nawe hari ibyo yagiye agaragaza avuga ko u Rwanda ruri muri Kongo. Gatatu, ibinyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika burimo ndetse na NBC, ikorana na NBC byose, ndetse yewe na bimwe mu binyamakuru na BBC ubwayo, ngo bagiye bagaruka cyane cyane ukuba intambara yo muri Kongo u Rwanda rwari rufitemo akaboko. Harimo kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu butasi bwayo CIA yavuze ko u Rwanda rufite ingabo muri Kongo zirenga 2,000. Harimo n'umuryango w'abibumbye wavuze ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo, ndetse na raporo iherutse gutangazwa n'abita impuguke no bavuze ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo yaje guhimira ku mirari ubwo mu nama y'umuryango w'abibumbye hafatwaga umwanzuro 2773 ngo usaba u Rwanda kuvana ingabo zarwo ubutaka bwa Kongo no gusaba 23 gusubira mu bice kuva mu bice byose igenze gasubira inyuma igice kagarukamo leta ya Kongo. Ibyo byose byavuga ko ingabo z'u Rwanda zikutaga bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasobanura bavuga abahanuzi rero bati nimwumva yuko kandi bagiye gukoganya rwara rw'umugara rubundikiye mu mashyamba, bagiye gukurikirana FDLR kandi ngari yiza bakora. Abandi bati ariko se mu RDF ari igisirikare cyoroheje ku buryo FDLR yagitera ubwoba, ku buryo BC FDLR yazagafata igihugu cy'u Rwanda, usibye kutakwambira atabura kugukereza ajya u Rwanda barubwira Kongo ngo bareke gufasha FDLR bayirimbure burundu yo gukomeza gutera umutekano mu cy'u Rwanda, babona FDLR yafata igihugu cy'u Rwanda cyangwa kwigiza nkana. Generali James Kabarebe ubwe mu myaka yashize yishimangiye yuko FDLR nubwo yatera igihugu cy'u Rwanda itamara igihe kingana n'isaha ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo bihamirishije kuba
igihugu cy'u Rwanda gifite ubushobozi bwose bushoboka bwo kwinjira umutekano. Gusa bitewe n'uko intambara hagati y'u Rwanda na Kongo y'amagambo ikomeje kugera ku rwego rudasanzwe, aho leta ya Kongo yavuze ko izafasha uwari wese kuvana ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Uwitwa Faustin Kayumba Nyamwasa yahise avugwa mu ba mbere bagomba gufashwa na Perezida Tshisekedi Tshilombo kuzagera ku butegetsi Kigali. Gusa ko si we wenyine yavuganye nawe, kuko ngo yigeze no guhura n'uwitwa na Padiri Thomas Nahimana n'abandi benshi kugira ngo baganire ku buryo batera igihugu cy'u Rwanda. Byaje rero kurangira n'igihugu cy'u Burundi kibyinjiyemo, aho cyavuze ko kizafasha buri wese kuvana ubutegetsi bw'u Rwanda, urubyiruko rw'u Rwanda rukabohoka. Muri iyi minsi hamaze iminsi havugwa inkuru zagiye zitungurana ku rwego rudasanzwe ku mbuga nkoranyambaga. N'amakuru yahimbwe ku bw'umugambi ngo nanone barwanya leta y'u Rwanda, aho bahimbye inkuru y'uko Perezida Paul Kagame arembeye mu Budage, izindi zikavuga ko yapfuye. Bishingiye ku kuba ngo atari kumubona mu bikorwa bya buri munsi. Ibyo byaje gutuma imbuga nkoranyambaga zuzuzwaho amafoto y'amahimbano ya artificial intelligence ndetse n'ibindi byinshi bivuga kuri Perezida Paul Kagame ko yapfuye cyangwa se yarembye. Byaje kurangira rero hanabonetse itangazo ry'igihimbano ryitiriwe RDF rivuga ko Perezida w'u Rwanda arembye kandi bahise ngo barisiba. Nyuma gato RDF yahise inyomoza ibyayo makuru uvuga ko iryo tangazo batarize ari igihimbano, fake news. Nyuma gato bigaragara ko Perezida Paul Kagame ahari ndetse ari muzima nta kibazo afite, yakiraga Obasanjo wahoze perezida wa Nigeria. Byongeye guhamya neza yuko abenshi mu masobanuro bw'abahanuzi cyangwa se zandago za Magayane n'ibyo bazihuza nazo akenshi babihuye n'ibiri mu mitima yabo, atari ukuri ko ibyo Magayane yashakaga kuvuga. Ndetse no kuvuga ku rupfu rwa Perezida Paul Kagame barasobanuye ko hari ibizaba by'intambara bikamuhitana n'ibindi. Mu kandi kanya kwisi bakavuga ko yapfuye azize uburwayi. Nabyo ubwabyo ngo ni ibintu umuntu atakizera mu busobanuro bwabo. Bituma abahanuzi bwa Magayane abenshi bavuga ngo noneho rero niba Magayane ibyo yavuze ari ukuri, bikomeze byandikwe nk'uko bivugwa. Abona ko byasohoye barabifiringa kandi bakabyishimira, uko igihugu Magayane yahanuye bakirimo gitemba amata n'ubuki. Kandi nabona ko itari byasohora babitegereza uko Magayane ngo yayivuze, naho gukuza kubisobanura uko umuntu abyumva ngakenshi bazanamo ibinyoma ndetse no kubeshya. None rero ikibazo, intambara ya 23 izanigarikwa na Loni. Bisi intambara ya 23 koko ngo benshi babibona ngo Tshisekedi azayirangiriza mu Rwanda, azane Kayumba Faustin Nyamwasa be byujuje bw'abahanuzi bwa Magayane rwara rw'umugara rwundikiye mu mashyamba ababaye Kayumba Nyamwasa. No SFLN ibarizwa muri Kibira nubwo ivuga kiri muri Nyungwe yigeze kukubitwa ruhedu na RDF ndetse bamwe muri bagafatwa bagatabwa muri yombi. Bwana Paul Rusesabagina azongera itera inkunga maze ari uzahinduka wa musaza uzatuka ishyanga zanwe na Loni ya gatatu. None se kubiki abantu babyizera batyo? Abenshi bati na perezida mwiza tuzigiye tubona nka Perezida Paul Kagame, abandi bati nta hantu heza igihugu cy'u Rwanda kizigiye kigira ku rutaho kiri kugera uyu munsi, ndetse nta n'ikindi kihe kizabaho kibi cyane ku gihugu cy'u Rwanda nk'icyo u Rwanda rwanyuzemo mu gihugu cy'1994. Ndagushimiye, wagize neza, tujyanye ku musozo. Indagu ubuhanuzi bwa Magayane, wumvishe ibyo yavuze, gusa ariko nagerageje no kukubwira bamwe mubona ko bwasohoye icyo bashingiraho. Igihugu kiryoshye, darimo ivangura, gifite iterambere, kigeze ku iterambere gihuta mu gihe gitoya. Hanyuma kandi n'abarwanya igihugu cy'u Rwanda bimwe bashingiraho bikapfa, ibindi kabikize bitari byaba, ibindi nabyo bakaba ari ibitekerezo, nabyo birahari nubwo bamwe babyizera ko ari ukuri. Mbwira muri comment. Izo uzita indagu, uzita ubuhanuzi, uzita ibihimbano, ibitekerezo. Ndagushimiye, wagize neza. Ugubwe neza. Salam shalom. Uyu mwanditsi wahawe buno buhanuzi hamwe n'ubundi bwinshi butandukanye ni umukobwa wavutse mu mwaka w'1827, avukira muri leta ya Maine muri leta zunze ubumwe za Amerika, apfa mu mwaka w'1915. Ageze mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza yaje kugira ibyago kuko yatewe ibuye mu mutwe akiri muto afite imyaka 9 gusa, ariko riza kumugiraho ingaruka zikomeye cyane mu buzima bwe zatumye atakibasha no gukomeza kwiga aya mashuri yasanzwe kuko no kwandika byari bisigaye bimugora bitewe nuko yandikaga asusumira, bigatuma atakibasha kwandika neza. Ibyo bituma agarukira muri uwo mwaka wa gatatu gusa w'amashuri abanza. Mu buzima bwe yashakanye n'umugabo umwe, babyaranye abana 4. Nubwo ariko bimeze bitya, uyu mwanditsi yahawe inzozi n'amahishurirwa birenga 2000, amwe muri yo yerekeranye n'amateka yo mu ijambo ry'Imana y'ibyabayeho kera cyane, anahishurirwa ibyari biri kubaho mu gihe cye, ahishurirwa umucyo utandukanye
ku byerekeranye n'ingingo z'ubuzima ndetse ibindi yahishuriwe bikaba byari bivuga ku bizabaho mu bihe bizaza, ibi ari nabyo bigize byinshi mu bitabo yanditse. Izi nzozi n'amayerekwa yahawe byari bikomotse ku Mana kubera ko byose bihuza n'ukuri kwa Bibiliya, kandi ubuhanuzi bwose yavuze mbere butaraba bukaba bwaragiye busohora ijambo ku rindi uhereye mu gihe cye, kandi bikaba bizakomeza kubaho bityo kugeza ku iherezo ry'ibihe. Reka turebe zimwe mu ngero z'ibyo uyu muntu yanditse byagiye bisohora neza nk'uko byari byarahanuwe. Ku itariki 14 Mata mu mwaka w'1906 uyu mwanditsi yaranditse ngo, ubwo nari ndi i Roma Linda neretswe ndi i San Francisco muri leta ya California ku itariki 16 Mata 1906. Icyo gihe amashusho atangaje yanyujijwe imbere. Muri izo nzozi za nijoro nari mpagaze ahirengeye aho nashoboraga kubona amazu anyeganyezwa cyane nk'uko ubwatsi burebure bwumye buhuha n'umuyaga. Inyubako ndende n'intoya zagwaga hasi zikagera ku butaka. Amazu y'imyidagaduro, aherekanirwa amakinamico, amahoteli hamwe n'ingo nyinshi z'abakomeye n'aboroheje zatigiswaga kandi zigasenyuka cyane. Abantu benshi cyane bahapfiriye, kandi mu kirere cyaho cyose hari huzuyemo urusaku n'imiborogo by'abakomeretse n'abahahamuwe n'ibyo byago. Ibi ngibi yari yabyeretswe ku itariki 14 Mata mu 1906, avuga aho byagombaga gusohorera ko ari San Francisco muri California, ndetse avuga n'itariki byari gusohoreraho ko ari kuri 16 Mata mu 1906. Kandi koko iyi tariki igeze, uyu mujyi wa San Francisco muri California watewe n'umutingito wa mbere udasanzwe ukomeye uruti yabayeho yose muri ino leta, waje kumenyekana ku izina ryitwa ngo umutingito ukomeye w'i San Francisco cyangwa The Great Earthquake of San Francisco, na bugingo n'ubu ngubu. Uyu mutingito waguyemo ibihumbi byinshi cyane by'abantu, amazu n'indi mitungo myinshi birasenyuka nk'uko uyu mwanditsi yari yarabihanuye. Nanone mu mwaka w'1904 uyu mwanditsi yarongeye arandika ngo, isi iragenda irushaho gusuzugura itegeko iryo ari ryo ryose. Vuba aha imidugararo ikomeye igiye kwaduka hagati y'amahanga biherekejwe n'intambara z'isi yose n'imivu y'amaraso. Arakomeza ngo, tuzabona amakuba aturutse impande hafi ya zose. Ibihumbi byinshi by'amato bizarohama imuhengeri mu nyanja. Amato y'uburyo bwinshi bw'intambara niyo azarohama cyane, kandi hazagwa amamiliyoni menshi y'abantu. Mu myaka mike yakurikiyeho ubu buhanuzi bwanditse, isi koko yaje kubamo intambara ebyiri z'isi yose. Amato menshi y'intambara ararohama, kandi amamiliyoni menshi y'abantu ahasiga ubuzima nk'uko yari yarabihanuye. Nanone mu mwaka w'1909 yongeye kwandika ubuhanuzi butangaje cyane yari yareretswe n'Imana. Yaranditse ngo, sinahawe umucyo wihariye ku birebana n'ibigomba kwisuka ku mujyi wa New York. Icyo nzi neza gusa ni uko umunsi umwe amazu maremare cyane yo muri uyu mujyi azahanagurwaho no guhungabana gukomeye, kandi impfu zizaba zuzuye ahantu hose. Arakomeza ngo, igihe kimwe ndi mwiyerekwa nabonye ndi mu mujyi wa New York, nuko bandarikira kwitegereza inyubako zari zubatswe ari amagorofa maremare cyane yerekeza mu ijoro. Izo nyubako zari zarahawe ubwishingizi bwo kuba ntacyo zatwarwa n'ibirimi by'umuriro, kandi zari zarubakiwe kwishyira hejuru kwa ba nyirazo n'uko abubatsi bazo. Arakomeza ngo, iyo pica y'ibyo yongeye kunyuzwa imbere yanjye. Noneho muri uwo mujyi wa New York hari ukugurumana kw'inkongi y'umuriro kuri ayo mazu maremare cyane. Abantu babonaga ayo mazu yubatse bikomeye kandi asa n'atashoborwa n'inkongi y'umuriro, maze bakavuga bati, afite ubwishingizi bwuzuye. Nyamara kandi ayo mazu maremare cyane yakongowe n'umuriro ukomeye, arashonga aturutse hejuru agera hasi. Imashini zizimya umuriro ntizashoboye guhagarika uko kurimbuka. Abazimya umuriro ntibashoboraga gukoresha imashini zabo ngo babuze ayo mazu maremare gukongoka.
Ibi ngibi yari yarabyeretswe mu mwaka w'icyamagana 909 ubwo igitekerezo cyo kubaka amazu ya mbere maremare cyane yari ibyatwa akomeye mu mujyi wa New York yitwaga World Trade Centers cyari kitaranabaho. Nyamara aya mazu maremare yaje kubakwa maze ku itariki 14 Mata mu mwaka w'icyamagana 973 afungurwa ku mugaragaro. Kuri uwo munsi aya mazu afungurwa, abubatsi bayo batangaje ko arinzwe kandi akomeye cyane byuzuye, ndetse ko yaba umutingito, inkubi z'imiyaga, inkongi z'imiriro cyangwa ikindi cyago icyo ari cyo cyose kitazashobora kuyahungabanya, ko ahubwo azagumaho mu myaka ibihumbi byinshi iri imbere, neza neza nk'uko uyu mwanditsi yari yarabyeretswe mu iyerekwa yahawe n'Imana ko ariko ba nyiri kubaka ayo mazu maremare bari kuzaba bavuga. Nyamara ku itariki 11 z'ukwa 9 mu mwaka w'ibihumbi 2001 aya mazu maremare yombi yaje kugabwaho ibitero by'iterabwoba, maze afatwa n'inkongi y'umuriro ukomeye, arakongoka cyane. Abazimya umuriro n'imashini zabo bagerageza kuyazimya ariko biranga, nuko arashya aturutse hejuru agera hasi, kandi abantu benshi cyane barahapfira, neza neza nk'uko ubuhanuzi bw'uyu mwanditsi bwari bwarabihanuye. Nanone mu mwaka w'icyamagana 886 uyu mwanditsi yarongera arandika ngo vuba aha Kiliziya Gatolika y'i Roma iziyunga n'Ubuprotestant. Ubu bumwe ntibuzakorwa ari uko habayeho ihinduka mu Bugatolika, kuko Roma itajya ihinduka na rimwe. Ihamya ko itibeshya. Ubuprotestant nibwo buzahinduka. Ukwishyira ukizana kwabo kuzabatera gufatana mu kiganza n'Ubugatolika bw'i Roma. Twibuke yuko ababanje kuba ku mugabane wa Amerika bari Abaprotestant bari bavuye mu Burayi bahunze akarengane kakorwaga na Kiliziya Gatolika y'i Roma, yababuzaga umudendezo mu by'iyobokamana, mu kuramya uko bashaka hamwe n'uwo guhitamo. Nuko Abaprotestant bageze muri Amerika batangaza ubwabo ko batazigera na rimwe bifatanya na Kiliziya Gatolika y'i Roma ukundi, kandi uwo wari nawo mwuka ababakomotseho bari bafite. Muri iyi myaka rero uyu mwanditsi yandika aya magambo ntibyumvikanaga neza mu bantu benshi kumva ko iyo myemerere y'amaharakubiri y'Ubugatolika n'Ubuprotestant igihe kizagera ikongera kwihuriza hamwe byuzuye, kandi by'umwihariko ibyo bigakorwa Abaprotestant bamwe bari barahunze ubupapa ari bo ubwabo bafashe iya mbere bakongera kujya kwihuza n'ubwo bupapa. Ariko Imana yo itibeshya ibinyujije muri uyu mwanditsi ubwayo yari yaravuze ngo ubu bumwe hagati y'Ubuprotestant n'Ubugatolika ntibuzakorwa ari uko habayeho ihinduka mu Bugatolika, kuko Roma itajya ihinduka na rimwe. Ihamya ko itibeshya. Ubuprotestant nibwo buzahinduka. Ukwishyira ukizana kwabo kuzabatera gufatana mu kiganza n'Ubugatolika bw'i Roma. Ibi ngibi byagombaga gusohora gutya kuko byari ubuhanuzi buturutse ku Mana yo mu ijuru, kandi kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, Abaprotestant uko imyaka yagiye ishira indi gataha bagiye batera intambwe basubira mu gufatanya n'Ubugatolika bw'i Roma, maze bigeze mu mwaka wa 2017 Abaprotestant baguye bose bo ubwabo batangarije ku mugaragaro icyarimwe ko Ubuprotestant burangiye. The protest is over. Amen. Ndetse ko bongeye gusubira mu gufatanya byuzuye hamwe no kuba umwe na Kiliziya Gatolika y'i Roma. Ibi ngibi bisohora neza neza nk'uko ubuhanuzi bw'uyu mwanditsi bwari bumaze imyaka irenga 130 bwarabihanuye. The Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church signed an agreement that brought an end to the protest. This brought an end to the protest of Luther. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours. There's a challenge for you. So the protest has been over for 15 years. And I get a bit cheeky here because I challenge my Protestant pastor friends. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Maybe now we're all Catholics again. But we are Reformed. We're Catholic in the universal sense. We are not protesting. The protest is over. The protest is over.
dufite byinshi byo kuvuga kuri uyu muntu ariko igihe ni gitoya. Bityo rero reka turebere bino byose mu nshamake kuri we. Twabonye ko yahawe n'Imana inzozi n'amayerekwa birenga 2,000 byibanda ku bizabaho kugeza Yesu agarutse, ndetse n'uko bizagenda nyuma y'imyaka 1000 ubwo icyaha n'abanyabyaha na Satani n'abamarayika be bose bazarimburwa burundu n'umuriro uzeza ino si, ikaba iwabo w'iteka w'abakiranutsi. Nanone ikindi twamenya kuri uyu mwanditsi ni uko yanditse inyandiko ntoya zirenga 5,000 ndetse n'ibitabo binini 40 byose hamwe bikubiye mu mapaje arenga 100,000 yanditse mu gihe cy'imyaka 70. Uyu mwanditsi niwe mugore wa mbere mu isi wanditse ibitabo byinshi byahinduwe mu zindi ndimi mu mateka yose y'isi uhereye igihe yabereyeho, kandi ni nawe mwanditsi wa mbere w'umunyamerika wanditse ibitabo n'inyandiko nyinshi byanahinduwe mu zindi ndimi zitandukanye mu mateka ya kino gihugu cyose cya Amerika. Muri izi nyandiko hamwe n'ibitabo yanditse hakubiyemo amapaji 1000 byinshi avuga ku ngingo z'iby'ubuzima no kwitungira amagara mazima, kandi ubu zinakoreshwa cyane mu makaminuza menshi yigisha iby'ubuvuzi mu isi no mu mavuriro atandukanye ndetse n'abantu ku giti cyabo, kuko ubwo bumenyi buri muri ibi bitabo butaturutse kuri uyu muntu bwe, ahubwo bwaturutse ku Mana umuremyi wa byose, we wenyine usobanukiwe neza byuzuye imikorere y'imibiri yacu kuko ari we wayiremye. Kuri iyi ngingo y'ubuzima kandi uyu mwanditsi turi kurebera hamwe niwe muntu wa mbere mu isi yose watangaje ko itabi ritera kanseri n'izindi ndwara zitandukanye, ibihabanye n'ibyo siyansi y'icyo gihe yavugaga, kuko itabi ryari risanzwe rikoreshwa mu buvuzi rinamenyerewe nk'ikintu gisanzwe mu buzima. Ariko nyuma y'imyaka 60 uyu muntu avuze ibi ngibi, nibwo abashakashatsi mu bya siyansi baje kwemeza ku mugaragaro ku nshuro ya mbere ko ibi ngibi uyu mwanditsi yari yaravuze byari ukuri kuzuye. Ibi hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye tutabashije kuvuga kuri we byatumye mu myaka irenga 100 ishize uyu mwanditsi asinziriye, abahanga benshi n'abanyabwenge mu by'isi ubwabo basuzuma maze bagira ku mwanzuro uvuga yuko bidashoboka na rimwe ko umuntu wize gusa amashuri 3 abanza yakora ibi bintu byose akoresheje imbaraga n'ubushobozi busanzwe bwa kimuntu, ahubwo ko yari ayobowe n'indi mbaraga idasanzwe y'Imana. Ibyo kandi ni nabyo buri muntu wese wundi utekereza neza yahita abona. None uyu mwanditsi wakoreshejwe bino bintu byose n'Imana ninde? Mu gihe kitari kinini gishize, inzu ya mbere ikomeye y'ububiko bw'amateka n'umurage bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byose ikaba ari nayo ya mbere ikomeye mu isi yose ibitse kandi gatangaza byinshi kuri zino ngingo z'umurage n'amateka, yitwa Smithsonian Institution, yashyize ahagaragara urutonde rw'abanyamerika 100 ba mbere b'ibihe byose. Ni ukuvuga abanyamerika 100 ba mbere bakoze ibikorwa by'indashyikirwa kandi bidasanzwe uhereye igihe kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyabereyeho kugeza amagingo aya ngaya. Kandi kuri runo rutonde uyu mubyeyi w'umwanditsi twareberaga hamwe amwe mu mateka ye ko yahawe n'Imana inzozi n'imiburo itandukanye igomba kubwirwa isi yose, nawe arugaragaramo. Amazina ye ni Ellen G. White. Yitwa intumwa n'umuhanuzi w'Imana kuko uyu murimo wose yakoze akiriho ugaragaza mu buryo budashidikanywaho ko wari ufite ikimenyetso cy'uko uyobowe n'Imana. Uyu muhanuzi w'Imana tumaze kubona rero, ndetse ko n'ibyanditse byose byagiye bisohora ijambo ku rindi, yongeye kwandika ubundi buhanuzi butangaje bw'ibigiye kuba vuba aha ngaha kandi bureba twebwe abo muri ino minsi y'imperuka. Mu rwibutso n'integuza yaranditse ngo bitinde bitebuke amategeko yo kuruhuka ku cyumweru dimanche azatangazwa vuba aha cyane. Hagiye gushyirwaho amategeko yo kuruhuka ku cyumweru ku gahato, kandi abantu bari mu myanya yiringirwa y'ubuyobozi bazagwa nabi itsinda rito ry'abizera bitondera amategeko y'Imana. Ibi ngibi bigomba kubaho kandi bigiye kubaho. None ngo bizabaho ryari? Aravuze ngo ni vuba aha cyane. Umuhanuzi Ellen White cyangwa se Ellen G. White yarahanuye aravuga ngo Hollywood izashya mu mwaka w'2025, kandi koko Hollywood nibwo yahiye. Yego ni byinshi cyane umuhanuzi Ellen G. White yagiye ahanura kuko yavuze no gushya kwa Hollywood. Hari byinshi cyane rero umuhanuzi Ellen White yavuze ko icyumweru kizashyirwaho nk'itegeko ku isi, amahanga yose akakiruhuka, noneho n'imeruka igahita iba. Ellen G. White yavuze
yavuze ubundi buhanuzi ko Yesu azagaruka mu mwaka w'ibihumbi 2031. Yesu rero azaza kwima ingoma y'imyaka 1000 mu mwaka w'ibihumbi 2031. None ni iki kigiye gukurikira rero kuri ubu buhanuzi? Ikintu kigiye gukurikira rero muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 na 2026 na 2027 na 2028 harashyirwaho icyumweru nk'itegeko, amahanga yose akiruhuke nk'itegeko rivuye mu madini no ku butegetsi bw'isi. Ni iki kigiye kuba muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025, 2026 na 2027 na 2028? Ibyago 7 by'imperuka. Ibyago 7 by'imperuka biri mu byahishuwe, birisukwa ku isi. Ibyago 7 by'imperuka biri mu byahishuwe 16 biratangira birimbura isi, isi ibe ubutayu, isi ibe amatongo. Yesu azaza kwima ingoma y'imyaka 1000 ari uko ibyago 7 byamajije kurimbura buri kimwe cyose cyo ku isi, kandi bigomba kuba kuko ubu ni ubuhanuzi bushikamye kandi bukomeye, kuko nta kibunyeganyeza. Yego, ibyago 7 bigomba kwisuka ku isi bikarimbura buri kimwe cyose mbere y'uko Yesu aza mu mwaka w'ibihumbi 2031. Nibwo Yesu agomba kuza kwima ingoma y'imyaka 1000. Ariko rero niyo mpamvu nakubwira ni igihe cyageze n'ubundi. Ikigiye gukurikiraho ni uko isi yose igiye kubamo akaduruvayo, ibyorezo bikica benshi, indwara z'ibyorezo, serwakira zikica benshi, imyuzure, imvura, guhindagurika kw'ikirere nabyo bikica benshi, n'ibindi, intambara nazo, intambara hirya no hino nazo zikica benshi. Noneho hagahita hashyirwaho itegeko y'uko ibyo byose impamvu birimo kwica abantu benshi ari uko bataruhuka ku munsi w'icyumweru. Bahite bashyiraho umunsi w'icyumweru, amahanga yose aruhuke ku cyumweru. Noneho bashyireho icyumweru ari cyo kimenyetso cya Satani, bemeze ku isi hose y'uko ikimenyetso cya Satani ari cyo cyumweru, abantu bagomba kukiruhuka. Noneho isabato y'umunsi wa 7 ari cyo kimenyetso cy'Imana. Isabato y'umunsi wa 7 ari cyo kimenyetso cy'Imana bakagikuraho burundu, bakagisiribanga, n'abakiruhuka bakabahiga bukware. Icyo gihe rero bakimara gukuraho isabato, nibwo ibyago 7 byo mu byahishuwe igice cya 16 bizahita bigwira isi. Isi ikarimburwa n'ibyago 7. Ibyo byago 7 bisome mu byahishuwe igice cya 16. Ibyo byago 7 byamara kurimbura isi, Yesu agahita aza akima ingoma y'imyaka 1000 muri Yerusalemu. Yesu azaza kwima ingoma y'imyaka 1000 muri Yerusalemu. Yesu azaza mu mwaka w'ibihumbi 2031. Kandi koko niko ubuhanuzi buvuga, ni nako Elina White yabihanuye. Magayane ati: Rukara rw'igisunzu ndagukandagiye, uzagwa mu giti nk'inyoni, uzaba umugwagasi. Njyewe Magayane, indagu zanjye nta murambo mbona, nta mva mbona. Okay, umuhanuzi Nyirabiyoro ati, umuhanuzi Nyirabiyoro wabayeho mbere ya Magayane, umuhanuzi Nyirabiyoro ati: Rukara rw'igisunzu ruvuga rudidimanga, ruzagwa mu mibyuko, igihugu gicura umuborogo. Wibuke yuko uyu nguyu Nyirabiyoro ari we umuhanuzi Nsabegasani yigiraho. Ubuhanuzi bwa Nsabegasani abwigira kuri Nyirabiyoro. Magayane ati: yewe wa murinzi we wa gereza, wa mugome we. Uyu murinzi wa gereza yakundaga gukubita imfungwa, akazihohotera, akazigirira nabi. Noneho Magayane aramwegera abwira uyu murinzi wa gereza wahohoteraga imfungwa, akazikubita, akazigirira nabi. Magayane yegera uyu murinzi wa gereza aramubwira ati: niko wa murinzi we wa gereza w'umugome, wa mugabo we uri igikenya, wa mugabo we urikungurira.
ariko ibi Magayane yabihanuye abikoranye ububabare yabonaga afite, cyangwa se abikoranye agahinda n'umubabaro. Yegera rero uwo mugabo warindaga gereza, aramubwira ati wa mugabo we uri igikenya urikungurira, wa mugabo we uri inkunguzi uri igikenya urikungurira, wa mugabo we nuramuka utashye ukigera mu marembo y'iwawe uzakubitwe n'inkuba itagira amazi. Uwo mugabo yahise ataha, ageze mu marembo yiwe inkuba ihita imukubita itagira amazi. Magayane rero hari undi muntu nawe umukuraho ubuhanuzi ari we twita Meshaki. Meshaki rero akura ubuhanuzi kuri Magayane, noneho Nsabegasani nawe agakura ubuhanuzi kuri Nyirabiyoro. Rero iri ni nk'ishuri ry'ubuhanuzi, aho tuba twigisha guhanura. Ubundi umuhanuzi ni umuntu uba waratoranyijwe, ni umuntu uba ufite ijisho rireba kure, ni umuntu ubasha kumenya byinshi, ni umuntu urota ibintu bikaba, umuntu ukabya inzozi. Buriya umuntu ukabya inzozi anaba n'umuhanuzi, yego, kuko iyo ukabya inzozi uba umuhanuzi. Umuntu ukabya inzozi buriya aba n'umuhanuzi. Rero iri ni ishuri ry'umuhanuzi. Rero umuhanuzi iyo agiye guhanura arikunkumura. Wari wabona umuhanuzi wikunkumura, arikunkumura umwuka ukamufata agahanura. Umuhanuzi ikindi nanone gukoma amashyi, akoma amashyi, akoma amashyi, umwuka w'ubuhanuzi ukamuzaho agahanura. Umuhanuzi rero kwikaraga, umuhanuzi akikaraga agafatwa n'umwuka agahanura. Umuhanuzi kuvuga indimi, umuhanuzi avuga indimi, akavuga indimi ngo tito patara shiki okorobata, ati Uwiteka avuze ngo. Kandi koko niba Uwiteka avuze ngo koko, yaba abeshya yaba atabeshya bigomba gusohora, kuko apfa kuba avuze mu izina ry'Uwiteka, ati Uwiteka Nyiringabo avuze ngo. Umuhanuzi rero gukubita ibirenge, arikaraga agakubita ibirenge hasi, agakubita ibirenge hasi, akavuga ngo Uwiteka avuze ngo. Iri rero ryari ishuri ry'ubuhanuzi, tuzakomeza ubutaha. Nimba ubishaka kora subscribe, ukore na share, utwandikire muri message, utubwire uti mutugezeho ishuri ry'ubuhanuzi, mutwigisha ukuntu ba Magayane bahanuraga, mutwigisha ukuntu ba Nyirabiyoro bahanuraga, mutwigisha ukuntu umuntu yavamo umuhanuzi w'isi yose nka Ellen G. White. Okay, niba ubishaka rero tubwire tuguhe episode ya 2.